Nongeye kugwa ikaze kuri Leo TV Entertainment. Ni inkuru rero ikomeje kugenda ivugisha benshi mu banyarwanda muri rusange, by'umwihariko no hanze yacyo, cyane cyane nko mu gihugu cy'u Burundi, kuko buriya Yampano ni umusore cyangwa n'umuhanzi ukunzwe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, kuko urabizi ko abarundi nabo burya bumva ikinyarwanda. Rero uyu musore ari mu bibazo cyangwa ari mu bihe bitari byiza nyuma y'uko hagiye hanze amashusho ye y'urukozasoni ari kumwe n'umukunzi we. Ni amashusho abantu benshi bakomeje kugenda bayavugaho byinshi, bari kugenda bavuga bati Yampano yaba ari turufu yakoresheje kugira ngo akomeze kuba icyamamare mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Ibi byose nibyo turi buze kugarukaho, ariko icyo nakubwira ni uko mwabantu mwe banyarwandakazi rwose biriya ntabwo ari ibintu wakoresha, cyangwa ntabwo wakoresha video nka ziriya nk'iturufu yo kugira ngo ube icyamamare, ahubwo Yampano ni umuntu waje kuba amutenguha, ari amashusho ye aza kuba ayashyira hanze. Hanyuma rero abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko Yampano yaba abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko ubu waje kuba atamaza cyangwa ashyira hanze ari amashusho ya Yampano ari mu gikorwa. Bari kuvuga bati umuntu wabikoze yaba yamenyekanye, yaba yatawe muri yombi. Ibi byose nibyo tugiye kuza tugarukaho. Ese muri kwibaza ati uwayashyize hanze ninde? Ese yaba yahanishijwe iki? Ese ibiri kuvugwa yuko uwayashyize hanze cyangwa ibiri kuvugwa yuko nta muntu uramenyekana waba wayashyize hanze, ibi byo byaba bimeze gute? Nge rero tugiye kubana muri iki kiganiro, ngiye kuza ngusobanurira byinshi ku bigendanye n'iyi nkuru. Hanyuma rero uyu musore w'icyamamare Yampano, umuhanzi ukomeje kugenda yigarurira benshi mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ni umusore ufite impano y'uburirimbi, y'ubuhanzi, kuko afite indirimbo nziza kandi zagiye zikundwa mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje kuba ahura n'ikibazo gikomeye cyane rero ni nyuma y'uko hagiye hanze amashusho ye y'urukozasoni. Umuhanzi Yampano yaciye amarenga agenda yerekana ko ari mu bihe bitamworoheye, agenda avuga ati kabisa njyewe ubundi mu bihe bitanyoroheye nyuma y'uko hagiye hanze aya mashusho y'urukozasoni. Rero kuva mu mpera z'iki cyumweru gishize nibwo byatangiye kugenda bivugwa yuko amashusho ya Yampano yagiye hanze, ariko abantu benshi bakagenda babifata nk'ibihuha. Abantu benshi bavuga bati ibyo ntabwo ari byo, ariko abantu benshi baje kuba batungurwa babonye aya mashusho. Abantu benshi baje no kuba babyakira nabi, kuko buriya kuba uri umuntu w'umuhanzi ukunzwe, abakunzi bawe bakabona amafoto nk'aya cyangwa amavideo nk'aya, ni ibintu biba bitagiye nyine, ni ibintu biba bidashimisha abantu muri rusange. Ubwo rero ni ibihuha biri kugenda bivugwa yuko Yampano bitaje kuba bimutungura, ngo ahubwo ngo ari ugutwika kugira ngo akomeze avugwe cyane kuri social media. Ariko gusa yaje kujya hanze mu ijoro, amashusho nyine ye yaje kuba ajya hanze ku ijoro ryo kuri iki cyumweru cyashize, nibwo amashusho ye yaje kuba ajya hanze. Abantu benshi batangira kugenda bayafata, abantu benshi bakomeza kugenda bayenjoyinga. Buriya hari bamwe nyine bayakira neza, hari bamwe bayakira nabi, ariko abantu benshi bakomeje kugenda bakoresha aya mashusho, bagenda bayahererekanya kuri WhatsApp, bagenda bakoresha imbuga zigiye zitandukanye berekana aya mashusho ya Yampano. Aya mashusho rero akijya hanze benshi batunguwe n'ibyo uyu muhanzi yakoze. Ni amashusho afite iminota 10. Ibaze video ifite iminota 10, aho Yampano yari ari kumwe n'umukobwa, aho bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Wabonaga rero ko bishimye kandi bigaragaza ko ari amashusho bafashe babishaka kandi babizi. Buri umwe rwose byagaragaraga ko abizi, kuko wabonaga ko Yampano n'umukunzi we barebaga no muri kamera rwose, ukabona ko bayirebamo nk'aho babizi kandi babishaka. Yampano rero akaba yaje kuba abinyuza ku mbuga ze nkoranyambaga, yagaragaje ko ababajwe n'ibi byamubayeho muri rusange. Yakomeje avuga ati ibuye ryanzwe burya n'abubatsi niryo ryakomeje imfuruka. Ariko uwo rizagwira wese rizamugira ifu. Rero nta mbaraga zishobora gusenya icyo Imana yubatse, kandi
ngo atandukanye abo yahuje. Imana rero ya mpano yakomeje agenda agaruka kuri aya magambo agaragaza yuko nyine iri buye ryanzwe, burya ibuye ryanzwe n'abubatsi ari ryo rikomeje kugenda rikomeza imfuruka, nyine agaragaza yuko ari mu bihe bitamworoheye. Ni amagambo rero benshi bahise bahuza no kuba yashakaga kubwira uwamutengushye nyine agashyira hanze aya mashusho ye, cyane cyane ko amakuru avuga yuko uwabikoze yari umuntu we wa hafi cyane rwose, ufite umuntu wa hafi cyane muganira mugendana buri munsi. Bakaba rero ari amakuru akomeje kugenda avuga yuko uwo yashyize hanze byatewe n'uko bari bamaze iminsi badakorana, batari bari kugenda bumvikana muri rusange. Aya mashusho rero benshi bagiye bayavugaho bitandukanye, bamwe basaba Imana gukomeza uyu muhanzi, abandi bamucyaha bavuga bati ibyo yakoze rwose ntabwo bikwiye. Ya mpano rero kandi bivugwa ko yamaze gutanga ikirego cye ku rwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha RIB ngo hakorwe iperereza hamenyekane uko aya mashusho yagiye hanze. Ni abantu rero bakomeje kugenda bavuga ko ya mpano yaba yabonye washyize hanze aya mashusho ye nyine muri rusange, ariko aya makuru ni ibihuha kuko uwayashyize hanze ntabwo aramenyekana, iperereza riracyakomeje. Rero icyo nakifuriza ya mpano ni uko Imana yakomeza kumufasha muri ibi bihe bitoroshye arimo, kuko ni ibintu biba bitoroshye, kuko kuba hajya hanze amashusho yawe nk'ariya ni ibintu rwose biba bitari byiza. Rero abantu benshi bakomeje kugenda bavuga batese ayo mashusho ari hehe, ariko icyo nakubwira ni uko aya mashusho ukomeje kugenda ukora iperereza ritomoye, ni amashusho rwose wagenda ubona. Ariko icyo nakwifuriza ntunayarebe kuko ntabwo biba ari ibintu, ntabwo ari umuco nyarwanda. Nimba nyine amashusho nk'ayaba yagiye hanze, ntabwo ari ngombwa kwirukankira uvuga ugenda usaba abantu hose ngo munyoherereza nanjye aya mashusho nyenjoyinge. Ariko icyo nakubwira ni uko aya mashusho rwose arahari. Banyarwandakazi, icyo nakubwira ni uko mujye mureka kwisebya, kuko niba uri umuhanzi, niba ufite izina, niba uri umukinnyi muri rusange, ukajya mu bikorwa nka biriya, warangiza ugafata kamera ukifotora ukikamera, ntabwo biba ari ibintu bikwiye. Rero njye twari turi kumwe rero muri iki kiganiro, icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Icyo nakubwira ni uko wakora kuri subscribe maze ufungure n'inzogera kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Ndagushimiye cyane.